We have nothing to fear for the future unless we forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history. Bavandimwe bakundwa na Yesu Kristo, ndabaramukije mbifurije amahoro y'Imana aruta y'abisi batanga. Tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana nk'uko ryahumetswe n'Imana rikandikwa n'abayoboke b'Imana muri Bibiliya mu bihe byashize. By'umwihariko turi kurebera hamwe igice cya 13 cy'Ibyahishuwe. Iki gice cya 13 cy'Ibyahishuwe abantu benshi baragitinya ndetse bamwe bakita ko ari ubwiru buhishwe. Iki gice si ubwiru buhishwe ahubwo ni ibyahishuriwe Yohana nawe ngo abigeze ku itorero ry'Imana ry'ibihe byose. Iki gice ntabwo cyagakwiriye kudutera ubwoba ahubwo cyagakwiriye kudutera ibyiringiro bituruka kuri Yesu Kristo dukunda byimazeyo wadupfiriye ku musaraba. Imana mu kudahangarwa n'ubuhangage bwayo yahishuriye itorero ryaho ibizaba mu minsi y'imperuka kugira ngo ribeho imibereho yuzuye ibyiringiro by'uko nubwo isi yuzuye imibabaro ariko Yesu Kristo yanesheje isi. Hindura uko ubayeho none kuko buri munsi ufite ibigoye byawo. Benshi ni abadasobanukiwe n'ubuhanuzi bugendanye n'igihe turimo kandi bagomba gusobanukirwa neza. Inshingano y'abayobozi ikaba n'iy'abizera niyo kuvuza impanda mu buryo busobanutse. Abarinzi nibarangurure maze batanga ubutumwa ariko kuri kwagenewe iki gihe. Twereke igihe turimo cy'amateka gihanuzi. Reka dusome kandi twige igice cya 12 cy'Daniyeli kirimo imiburo twese tuzakenera gusobanukirwa mbere y'uko igihe cy'imperuka kigera. Igitabo giheruka cy'isezerano cye cyuzuyemo kuri dukeneye gusobanukirwa n'ibyahishuwe. Ubutumwa bukomeye bwatanzwe kuri gahunda iboneye mu byahishuwe bukwiriye gufata umwanya w'ibanze mu ntekerezo z'ubwoko bw'Imana. Mbese ibya Protestant bavugaga kuri Roma yarabyihannye? Mbese uriho ninde? Mbese ubu ninde uyoboye isi? Ntabwo tubitindaho n'ubupapa biraza gusobanuka neza uko tujya mbere. Bavandimwe, turi mu bihe biheruka amateka y'isi kandi ibyahanuwe byose birimo gusohora vuba bwangu, ariko bisa naho tutiteguye rwose kandi bimeze nk'aho turi mu gicuku kuri benshi, kuko ibi bimenyetso biratwereka ko Yesu agiye kugaruka, ariko abenshi mu bategereje nabo ntacyo bitayeho. Nyamara kandi izuba rirarenze, urugi rw'imbabazi rugiye gukingwa kandi Yesu agiye gutunguka ku bicu. Tugiye kurebera hamwe umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8, ariko buri wese asengere mu mutima kugira ngo ubutumwa bwumvirwe ku murongo wabwo. Turareba ibi bikurikira: inyamaswa irenganya abera, intsinzi iri mu kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Yesu ashimwe bavandimwe, nongeye kubasuhuza cyane mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Reka nanone uyu mwanya Imana iduhaye tuwutangire duyambaza Imana dusenga, kuko niyo itubeshejeho kandi duhagaritse. Uwiteka Mana yacu muremye ijuru n'isi, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi bibana natwe. Urakoze cyane Mana yacu kuko uduhaye guhumeka, ukiduhaye kurama. Tugushimiye yuko dukomereje mu bihe turimo, tukaba dukomejwe n'ikiganza cyawe cyatowe cyatubambiwe. Turabigushimiye Mana nziza. Tugiye kongera kugira umugisha ukomeye wo kwiga ijambo ryawe ritugaragariza ibyanditswe byera mu muburo ukomeye cyane uko byagiye bisohora ndetse nuko biri kugenda bisohora. Utwigishe kandi udufashe udusobanurire mu izina rya Yesu.
Bavandimwe dusangiye amakuba no kwizera, twari tumaze iminsi igihe tutari twakabonye uburyo bwo kongera gukora umugabane wa kabiri w'ikigisho twatangiye, dushaka gusobanura umurongo ku murongo w'Ibyahishuwe igice cya 13. Imana rero ni nziza, iduhaye andi mahirwe yo kongera kubona uyu mugisha wo gusobanura nanone umurongo wa 7 n'uwa 8. Twari twahereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Nibyo koko abantu benshi iki gice bagenda bacyumva mu buryo butandukanye, ariko ibyanditswe byera kuko ari ukuri, bitavuguruzwa kandi bidahinduka, bizakomeza kugenda bisohora nk'uko Imana yabyandikishije. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ibyahishuwe igice cya 13 ntabwo gitangira gitera abantu ibyiringiro, ahubwo gitangira kivuga iby'inyamaswa y'amayoberane kandi tukana kandi yahawe ububasha n'ikiyoka. Kandi nk'uko twabibonye mu mugabane w'ikigisho cyabanjirije iki, niko twabonye ko iyi migabane yose yagiye ikurikirana hatabuzeho n'umwe. Yaba ubutware bw'ikiyoka, yaba ubutware bw'inyamaswa, byose twakomeje kugenda tubona ko ibyo ibyanditswe byera byavuze kuri ubu butware ariko byagiye bisohora. Iyi nyamaswa uramutse uhuye nayo byakugora kumenya iyo ari yo, kuko ku munwa ni intare, amajanja ni idubu cyangwa saruko, ahandi hose hasigaye isa n'ingwe. Dusomye muri Daniyeli igice cya 7 dusanga intare bwari ubwami bwa Babuloni. Akanwa k'iyi nyamaswa kasaga n'intare. Intare ubundi bwari ubwami bwa Babuloni, kategetse abatuye isi bose kuramya ikigirwamana, kandi ababyanze bacanirwa mu itanura ry'umuriro nk'uko tubibona muri Daniyeli igice cyawo cya 3. Niba inyamaswa isa n'ingwe ifite umunwa nk'uw'intare, uwo munwa murumva ko ugomba kuvuga ibisa bite. Iyi ni ingingo ikomeye cyane tugomba kuzirikana. Mbese ubwo niba koko ibimenyetso biranga iyi nyamaswa, hari ikindi gice cyo mu byanditswe byera cya Daniyeli igice cya 7, tukaba tubona yuko iki gice kigaragaza ko imikorere y'iyi nyamaswa ifite bimwe mu bimenyetso byose byaranze iyi nyamaswa ivuye mu nyanja. Kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 2 twabonye uko inyamaswa iteye. Kuva ku murongo wa 2 kugeza ku wa 4 twabonye imibereho y'inyamaswa. Kuva ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 7 twabonye umurimo w'inyamaswa. Kandi kuva ku murongo wa 8 kugeza ku wa 10 tubona imibereho n'isuzuma ry'inyamaswa, kandi tukabona n'umuburo ku bantu b'Imana. Ihabwa imbaraga, intebe n'ubutegetsi ibihawe n'ikiyoka. Ni Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 4. Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 3 kugeza ku wa 7 tubona ukuntu iyi nyamaswa ari ubutegetsi bukwiriye isi yose. Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 5 tubona ukuntu yamariye kwica abera mu gihe kingana n'amezi 42, kandi muri iki gihe yigaragaje irwanya Imana nanone nk'uko turi kubibona n'uyu munsi bikorwa. Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 8 kubw'ubutegetsi bwa Kiliziya Gatolika y'i Roma iyoboresha igitugu, iyi nyamaswa irasengwa. Ubupapa bwujuje ibimenyetso byose. Iyi nyamaswa isa n'ingwe yo mu Byahishuwe igice cya 13 ifite imikorere ntavuguruzwa. None iyi nyamaswa ishushanya iki? Igisubizo ni cya kindi nk'uko twakibonye mu mugabane wabanjije, ni ubwami bwa Roma. Ikiyoka nacyo cyashushanyije ubwami bwa Roma. None se ni kuki ikiyoka kitakomeje kuba aricyo kiranga ubwo bwami? Impamvu si iyindi, ni ukubera ko hari impinduka zabaye ku miterere y'idini y'ubwami bwa Roma, bityo ni ikimenyetso cya gihanuzi kiranga ubwo bwami kigira impinduka. Mu gihe ikiyoka cyashushanyije Roma
mu gihe cyacyo cy'ubupagani, inyamaswa isa n'ingwe yashushanyije Roma mu gihe cyayo cyo kwitirirwa ubukristo. Uku guhinduka kw'idini niko konyine kwatumye biba ngombwa ko ikimenyetso cya gihanuzi cyarangaga ubu bwami nacyo gihinduka. Itandukaniro riri hagati y'iyi nyamaswa n'ikiyoka ni uko iyi nyamaswa ifite imyumvire y'iby'idini itandukanye n'iy'ikiyoka. Mu gihe cy'ikiyoka Roma yemeraga ubupagani gusa, mu gihe cy'inyamaswa isa n'ingwe Roma yomatanyirije hamwe ubupagani n'ubukristo. Kubera iyi mpamvu rero byaba ari ukwibeshya dutekereje ko iyi nyamaswa ishushanya gusa ubutegetsi bwa Roma busanzwe bwa politiki. Iyi nyamaswa isa n'ingwe, iyi nyamaswa y'imitwe 7 n'amahembe 10 ikaba isa n'ingwe yavuzwe hano, ishushanya ububasha bukomatanyiriza hamwe iby'idini n'ibya politiki cyangwa se iby'ubutegetsi bw'isi. Iyi ngingo ni ingingo y'ingenzi cyane kugira ngo herekanwe ibihamya bishyigikira uku kuri. Uruhererekane rw'ubuhanuzi iki kimenyetso kibonekamo rutangirana n'Ibyahishuwe igice cya 12. Rero ibimenyetso bya gihanuzi biranga za leta z'isi byerekanwe muri ubuhanuzi n'ikiyoka cyo mu Byahishuwe igice cya 12. Inyamaswa isa n'ingwe hamwe n'inyamaswa isa n'umwana w'intama tubona mu Byahishuwe igice cya 13 byose nabyo bifite ikintu gikomeye cyane bihurizwaho ku kiyoka. Uru ruhererekane rw'ubuhanuzi bigaragara ko rukomereza mu gice cya 14. Kubera iyo mpamvu duhereye mu Byahishuwe 12 umurongo wa mbere kugeza mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 5 tuhabona uruhererekane rw'ubuhanuzi bufite itandukaniro ariko bwuzuzanya muri ubwo buryo. Ku murongo wa mbere w'Ibyahishuwe igice cya 13 dusubizwa inyuma mu gihe cy'inyamaswa isa n'ingwe yazunguye ikiyoka ku ntebe yacyo y'ubwami yatangiraga imirimo yayo. Bitewe n'ububasha bw'ubu butegetsi, itorero ryanyuze mu ntambara n'akarengane mu gihe kingana n'imyaka 1260. Nyuma y'iki gihe cyo gukandamizwa, itorero rigaragara mu yindi ntambara y'igihe kigufi ariko ityaye cyane kandi ibabaje, rirwana n'inyamaswa ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama. Inyamaswa isa n'ingwe, ikimenyetso cy'ubupapa. Biratangaje cyane kubona ukuntu iyi nyamaswa yasaga n'ingwe. Iyi nyamaswa isa n'ingwe, ikiyoka cyayihaye imbaraga zacyo, intebe yacyo n'ububasha bukomeye. Ni ubuhe bubasha bwazunguye ingoma ya Roma mpagani? Twese tubizi neza ko ubupapa aribwo bwasigaye ku ntebe y'ubwami bwa Roma. Ikigamijwe hano si ukumenya ngo ni ryari iri hinduka ryabayeho cyangwa kumenya ni mu buhe buryo byakozwemo. Oya, ukuri gukomeye kurigaragaza kandi ukuri kwemerwa na bose yuko icyiciro cya kabiri gikomeye cy'ingoma ya Roma nyuma y'imiterere yayo ya gipagani ariyo Roma y'ubupapa. Kubera iyo mpamvu ntabwo byaba ari ukuri kuvuga ko Roma mpagani yatanze imbaraga zayo n'intebe yayo y'ubwami ikabiha ubutegetsi bwa leta gusa budafitemo idini muri ubwo buryo. Niyo mpamvu ari ibintu byuzuzanya. Kubera iki inyamaswa yasaga n'ingwe nk'uko ibyanditswe byera bivuga ngo yasaga n'ingwe? Tuzi neza yuko ubwami bwa gatatu muri Daniel igice cya 7 bwari ubugiriki. None n'ibiki biranga ubugiriki? Filozofi, kudapfa kwa roho, ibyitwa entertainment, inyurabwenge, imitekerereze ihanitse, ubuvuzi bw'uburwayi bwo mu mutwe, ubumenyi bwo gucukumbura imyifatire umuntu yaba afite ikomoka ku byamubayeho ariko yibagiwe, ubuvuzi bwifashisha imitekerereze y'abantu, ubumenyi bw'imyifatire y'abantu,
ubumenyi bwo gusesengura imyifatire idasanzwe y'umuntu aterwa n'ibimuzengurutse, ubumenyi bwo gusinziriza umuntu no kwerekeza intekerezo z'ahandi, uburyo bwo kumera nk'ushyikirana n'umuntu mu ntekerezo nyamara we ari kure. Muri iki gihe ibyo byiciro by'ubumenyi bifatwa nk'imigabane y'ubumenyi bwa siyansi. Niyo mpamvu inyamaswa kuba yarasaga n'ingwe biratwongera bikatujyana ku bucurabwenge bwo kubugira iki. Mbese uyu munsi si byo biyoboye isi? Ibigendanye n'ibyo kudapfa kwa roho, ni zihe ngingo zindi twirirwa tubona mu isi zihamamazwa? Rest in peace. Aya magambo akunda gukoreshwa. Mbese umuntu wapfuye Bibiliya ntivuga ko nta kintu aba akizi, ariko mwebwe muvuga ngo muri kumwifuriza kuruhukira mu mahoro. Ibyitwa entertainment, ibi bintu bigendanye n'imyidagaduro byarangwaga Atene mu Bugiriki. Mbese uyu munsi ntago tubona ibyitwa imikino, none iyobowe nande? Inyamaswa yavuye mu nyanja. Gusa n'ingwe rero bishingiye n'ubundi ku ngingo ikomeye cyane y'imikorere y'iby'Ubugiriki bwari bufite. Imipira, amafilime, amateatre n'ibindi byinshi. Kuko yasaganiwe. Ariko n'ubusanzwe imikorere y'ingwe isanzwe izwiho kwica, kubikira, byose n'ibintu biranga iyi nyamaswa yavuye hehe? Mu nyanja. Mu yandi magambo tubona ubutasi bwa Kiliziya Gatolika y'i Roma ikoresheje abajesuite. Mbese uyu munsi byarahagaze, yasaga n'ingwe. Mbese ibi bimenyetso byose ntago biyiranga? Yeremiya igice cya 13 umurongo wa 23 aravuga ngo, mbese umunyetiyopiya yabasha guhindura ibara ry'umubiri we, cyangwa ingwe ubugondo bwayo? Kandi amagambo abapapa n'abapadiri bivugira ubwayo bavuga yuko Kiliziya Gatolika itagihinduka. Ntago ihinduka, niko babyivugira. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 22 kugeza 25 haravuga ngo, dore abayuda basaba ibimenyetso, naho abagira ikibo bagashaka ubwenge, ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko ku bahamagawe b'abayuda n'abagiriki ni Kristo, ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Ahangaha turi kubona ingingo ikomeye cyane. Uwo ku bayuda ni ikigusha, ariko abagiriki barashaka iki? Ubwenge. Nibyo bya bindi bya filozofi n'ibindi byose twagiye tubona. Amajanja yayo yasaga n'aya ruko. Aruko ni inyamaswa y'idubu, ubumedi n'ubuperesi. Niki ikiburanga nta kindi, kurangwa n'amategeko atavuguruzwa. Ingoma y'abamedi n'abaperesi, kuri iyi ngoma umugaragu w'Imana Danieli nibwo yagaburiwe intare ngo zimugire amafunguro. Nanone dusanga idubu ari ubwami bw'abamedi n'abaperesi koko, kandi ni ku ngoma yabo, ku ngoma y'abamedi n'abaperesi nibwo umukiranutsi Danieli yatawe mu rwobo rw'intare azira kumvira amategeko y'Imana isumba byose. Amajanja y'iyi nyamaswa isa n'ingwe ni idubu. None aya maboko y'iyi nyamaswa abereyeho gukora iki? Dusoma ko mu byanditswe byera ko ingwe yashushanyije ubwami bw'Abagiriki. Kuri bo Imana rurema yakuweho, himikwa siyanse, filozofi, hejuru y'ibindi bigirwamana byose. Ahandi hasigayeho yose iyi nyamaswa isa n'ingwe. Ubwo Imana y'iyi nyamaswa ni iyihe? Nta gushidikanya Imana y'iyi nyamaswa ni siyanse n'ubundi bucurabwenge bw'isi nk'uko byari ku Bagereki ba kera. Reka twigire ku murongo wa 7 uvuga ngo, ihabwa kurwanya abera no kubanesha,
ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Uyu murongo ugaragaza iki? Mu byanditswe byera tubona yuko igihe cyose Imana yagiye ikoresha abagaragu bayo mu kurwanya icyaha no guhangana n'ubupagani bwabaga buriho mu gihe cy'abo bana b'Imana. Ariko tubona ko n'igihe babaga bapfuye batabaga batsinzwe. None kubera iki hakoreshejwe iri jambo rivuga ngo kurwanya, ihabwa, kurwanya, abera no kubanesha? Bishingiye n'ubundi ku mfu bagiye bapfa, ariko ntabwo ubugingo bwabo bwigeze butsindwa kuko bakomeje kunamba ku Mana. Mbese mwaba muzi urukurikirane rw'uko byagenze? Ni nabyo turebera hamwe muri iyi ngingo. Mbese ni ryari itorero gatolika ry'i Roma ryashinzwe? Kugira ngo dusobanukirwe n'intangiriro yaryo, bwa mbere tugomba gusobanukirwa buri ntambwe y'uburyo itorero rya mbere rya Roma ryarenganywaga ryihuje n'ubwami bwa Roma. Itorero ry'i Roma ryakomezaga ukuri kw'itorero rya mbere mu kuri nyako. Gusa nyuma ryaje kwemera imana nyinshi z'abaromani ndetse n'imyizerere ipfuye yari imenyerewe n'idini ya gipagani ya Roma. Nibwo hahise havuka itorero gatolika ry'i Roma, ifite ibimenyetso bimwe bisa n'iby'idini ya gipagani. Intumwa Pawulo yigisha ubutumwa bwiza muri Palestina, muri Aziya ntoya, Ubugiriki, hanyuma agera i Roma. Itorero n'ubwami bwa Roma ntiryakiriwe neza by'ukuri. Byatewe no kugira imana imwe by'abari abakristo, niho hahise havuka amakimbirane y'abasengaga ibigirwamana by'i Roma. Abaromani bizeraga ko buri kintu cyose umuntu yubashye kiba imana, cyangwa ni mu gihe bemeraga ukwizera k'uburyo bune. Abantu bubahaga nk'imana mu by'idini ya Roma. Kwemera imana imwe kw'abakristo muri iyo myaka byari bihabanye n'imyizerere y'imana nyinshi byari i Roma. By'umwihariko igihe ubwami bwa Roma bwemeje ko imyizerere abantu bose bizera igomba kuyoborwa kugira ngo bacungwe ndetse basuzumwe imigambi yabo mu bya politike, aho niho havutse amakimbirane y'abakristo. Rero ubwami bwa Roma burenganya abakristo. Itorero rya mbere ryabereyeho mu bwami butandukanye, gusa habonetse impinduka mu gihe cy'ubwami bwa Constantine mu kinyejana cya gatatu. Mu mwaka wa 313 umwami Constantine yakuyeho amategeko yari yarashyizweho i Milani, atanga iteka ko ubukristo bubaye idini yemewe n'i Roma hose. Ihabwa uburenganzira bwemewe bwo kudatanga imisoro n'imisanzu mu bya gisirikare ku bakristo. Hari umugambi mu bya politike Constantine yashakaga binyuze mu gutanga uburenganzira nk'ubwo. Hari ikigirwamana cya Mitra, cyari ikigirwamana cy'izuba basengaga, cyari ikigirwamana cy'i Roma, ariko abaturage bose cyabaye nk'imana yabo kandi bahatirwa kukiramya. Bamwe mu banyacyubahiro bashimishijwe n'imihango y'idini ya Egiputa. Ku bw'ibyo Constantine yagerageje kugarura ubukristo bwakwirakwiriye hose i Roma, nubwo hakoreshejwe uburyo bwose bw'akarengane. Ibi byatewe n'uko yatekereje ko ubukristo bwatuma ubwami bwe bukomeza binyuze mu kwemera ubukristo nk'idini ihuriweho muri Roma hose.
Constantine yagerageje gushaka ubumwe bw'ubwami bwa Roma munsi y'idini rimwe. Bishinze amahame ya Constantine mu bya gikristo, abenshi bizeraga gusenga ibigirwamana byinshi by'i Roma bayobotse itorero rya gikristo. Ibi byakomeje imigambi mu bya politiki ya Roma, kandi ubukristo bwishyize mu mwanya nk'idini rya Roma. Itangiza akarengane no gusuzugura byatangiye kubonwa. Nubwo bahindutse bya nyarureshwa, ntihigeze bagira gusobanukirwa habe namba ndetse no kwizera, ahubwo batangira guhuza imyizera ya gipagani mu itorero. The influx of pagan customs into the church. Aho hose bari barandujwe n'ibigirwamana bya Roma, bagaragaye nk'abahindutse, ariko ntabwo byari biboroheye kureka imihango idahwitse n'ihuriro ry'abasengaga izuba, ukwezi, inyenyeri n'izindi mana nyinshi baramyaga mbere. Itorero ry'i Roma ryashatse igisubizo mu kwamagana ubupagani mu gihe bahindutse abakristo. Cyari cyo kuzana ibintu bisa nk'Imana abapagani bizeraga mu itorero. Batekereje ko bazongera umubare w'abapagani bihana kubwo gukora ibyo. Hatangijwe ubuyobozi bwa gikristo, ariko guhinduka bike ku myizerere ya gikristo. Ubwo burenganzira n'imigenzo byari byarimakajwe mu Bugiriki na Roma, kandi abandi bagaragaje kubaha Imana binyuze mu kwirinda. Bagaragaza ko abantu bazarushaho kwiyunga n'ubukristo mu gihe hashyizweho amahame yaretswe bahawe n'ababyeyi babo, akagaragara nk'adahinduka mu bakristo bose. Itorero ry'i Roma ryarenganywaga ryashakaga gushinga imizi yaryo i Roma nk'itorero ryemewe, ndetse nubwo hakwivangwamo n'ubupagani bwa Roma. Nuko bifuzaga gukomeza ukwizera mu mahoro, bakirengagiza kubabara kwa gikristo. Kugira ngo bakurure abapagani benshi, itorero ry'i Roma ryagerageje guhindura imana z'abapagani b'abaromani mu ishusho ya Bibiliya. Kimwe mu bintu byakozwe cy'ingenzi ni ukwemera imana y'izuba ya gipagani. Itorero ryerekanye Yesu nk'imana y'izuba. Imbere mu nsengero hari hatatswe n'amafoto y'izuba, kandi igitekerezo cyo gusenga izuba cyagaragajwe nk'ukuri mu itorero. Bacamanza, bantu bo mu mujyi n'abanyabugeni, mwese mugomba kuruka ku munsi w'izuba. Amategeko ya Constantine muri 321 yagize uruhare mu gushyiraho umunsi w'izuba mu kuwushimangira mu itorero. Constantine yakomeje kugereranya izuba nk'imana ya gikristo mu buryo bwinshi. 321 Constantine yagize umunsi wa mbere ikiruhuko, yawise umunsi w'izuba Sunday.
itorero rya gikristo ryimakaje ibigirwamana n'amafoto ya gipagani bivuye mu gusenga izuba. Nk'urugero, kugereranya umunsi w'ivuka rya Kristo ku itariki ya 25 z'ukwa 12 ari wo munsi izuba rya gipagani ryavutseho. Imana y'izuba yaramwaga mu buryo bwa gikristo. Itorero ry'i Roma ryatakaje ukwera kw'itorero rya mbere, ihindura isura yaryo, ihinduka itorero gatolika ry'i Roma. Mbere y'ikinyejana cya gatatu, itorero ry'i Roma ryari rimwe mu matorero menshi yari ariho mu bwami bwa Roma. Impamvu itorero rya Roma ryaje guhinduka nyuma nk'irihagarara ayandi matorero yose yo ku isi ndetse rikiganza mu myaka yo hagati, nuko ryifatanije n'umwami w'abami Constantine. Nk'igisubizo cy'amahame yo guhuza ubukristo, abantu benshi bizeraga imana za gipagani bahindutse abakristo. Iyi politiki ya Constantine yahurije hamwe abantu, kandi hari hakenewe ko itorero rya Roma ko bahinduka, kuko yari amahirwe yo guturisha iby'idini. Nyuma y'uko itorero ry'i Roma ryemeye ibigirwamana bya gipagani n'amahame yaryo mu mutuzo, bigeze mu myaka yo hagati byari bikomeye cyane gutandukanya itorero ndetse n'isi. Itorero gatolika ryimikaga abami, nuko abami bakarinda itorero. Kurwanya itorero gatolika ubwabyo kwari ukwigomeka ku gihugu. Papa w'i Roma yakoresheje imbaraga zidasanzwe. Dushobora kubona imbaraga ikomeye yari afite binyuze mu gikorwa cy'agasuzuguro cyabaye i Kanosa, cyabaye igihe cy'ubutegetsi bwa Papa Geregwari wa karindwi. Papa Geregwari wa karindwi yemeje ko Papa atagomba gucirwa urubanza n'uwo ari we wese wo ku isi. Ashobora kwimika abami, kandi binyuze mu kutumvikana na Henry wa kane, umwami w'abami w'abaromani, ku kibazo cy'imaka mu by'ishoramari. Mu gihe Henry yahuye n'ikigeragezo ko ashobora gucirwa ku ngoma, yakoze urugendo rwo kureba Papa i Kanosa. Yambaye ibirenge, akora urugendo rw'iminsi 3 mu rubura, akingiranywe inyuma y'irembo kwa Papa asaba imbabazi. Ibi nibyo byiswe igikorwa cy'agasuzuguro cy'i Kanosa. Papa yari afite ubutware bw'ikirenga, kuko nta muntu wari wemerewe kuyobora itorero agakoresha imbaraga buri hantu hose mu Burayi hose. Si ibyo gusa, ibyaha byinshi bya Papa nk'ubwicanyi, gutukana ndetse n'ubusambanyi, kugira ngo bafate icyicaro cyabo.
ntabwo twakugeraho twiyumvisha ibikorwa bya kinyamaswa by'abapapa bononekaye. Bimwe muri ibyo byaha, Papa Leo wa 10 yishimiye ibikorwa bibi mu by'ubugeni, maze atumira abanyabugeni nka Michael Leonardo da Vinci na Raphael bazi Vatikani nuko bataka urusengero. Biyobowe n'ububasha bwe, yubatse Kiliziya ya Mutagatifu Petero, ari nako yagaruje amafaranga. Binyuze mu gukusanya amafaranga, atangira gutanga impapuro zitanga imbabazi, indulgensiya. Indulgensiya rwa rupapuro rutanga imbabazi. Abapadiri b'abakatolika bamamaje ko abantu bahabwa ibyemezo byo kwinjira mu bwami bw'ijuru neza ari uko batanze amafaranga menshi. muze mwirebere ibi. Ntabwo ari indulgensiya zisanzwe, ndetse nubwo mutakwishyuza ibyaha byanyu byose bizababarirwa, ndetse n'ibyaha by'abavandimwe banyu muri purigatori bizahanagurwa. Mbese muzemera ko bamama banyu ko bababazwa mu muriro? Mwese muze hano, muze. Gushyira ibiceri byanyu muri aka gakarito ni uko igiceri kizajya kirangira, mikoro izajya izamuka ive muri purigatori. Kugurisha indulgensiya byari rimwe mu ishoramari rya Kiliziya Gatolika. Mu gihe indulgensiya ari igisubizo cyiza cyabo, abantu benshi buzuwemo n'ubwoba bw'ikuzimu bihutiye kugura ubwami bwo mu ijuru. Kyoto, umunyabugeni kabuhariwe mu Burayi bwo hagati, yarwanije neza ibi bya indulgensiya mu kazi ke. Urubanza ruheruka. Mu gishushanyo, Yesu ari hagati, nuko intumwa bamuzengurutse. Ijuru rigaragara iburyo, nuko ikuzimu kukagaragara ibumoso. Ikintu cy'ingenzi muri ibyo ni agakino k'uburyo ubugingo bwapimwaga. Umugabo wari upfukamye yashushanyaga umuyobozi wa shapeli imwe ari hamwe n'abagore 3. Izina ry'uwo mugabo ni Enrico Scroveni. Wari umuntu wagiraga inguzanyo nyinshi cyane icyo gihe. Kubera yuko kugira inguzanyo icyo gihe cyari cyagikomeye, ntiyatekereje na rimwe kwinjira mu bwami bw'ijuru. Nubwo yari umunyamadeni ukomeye, yazanye indulgensiya yishyura icyaha cye. Yishimye cyane abona itike imugeza mu ijuru. Bibiliya yigisha ko Imana yonyine niyo ibabarira ibyaha. Gusa Kiliziya Gatolika yemeza ko Papa nawe afite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha. Iyi nyigisho ipfuye ibemera gukora ibyaha nyuma bakagurisha indulgensiya. Urukiko rwa Inquisition rwa Kiliziya Gatolika ni igihamya kigaragaza ruswa n'ubugome bw'itoro Gatolika.
urukiko rwa Inquisition rwashinzwe mu guhana abahakanyi rwahindutse urukiko rw'ikirenga rwa Kiliziya Gatolika. Rwari rushinzwe guciraho iteka abahakanyi ku itorero Gatolika. Abahakanyi b'itorero Gatolika bari abakristo bahakanaga ibikorwa bibi n'inyigisho z'ubuyobozi z'ubupapa, bagashaka kuyoborwa na Bibiliya no kuyobora isi nk'uko babishaka. Abapapa banze Bibiliya ndetse babuza n'abantu kuyisoma. Papa Alexander wa gatatu yise abasomaga Bibiliya abahakanyi, kandi ategeka gufunga abakristo bafatwaga nk'abahakanyi no gutwika imitungo yabo. Papa Innocent wa gatatu yakomeje urukiko rwa Inquisition, atangiza akarengane mu kwikiza abahakanyi. Abakristo benshi barishwe ndetse bamburwa ibikoresho byabo. Papa Geregwari wa cyenda yemeye guhana abahakanyi batihannye, atanga itegeko ryo muri Kiliziya y'i Dominique nk'umunyarukiko. Papa Innocent wa kane yongeje ubukana, yemeza ibikorwa by'iyicarubozo, ategeka gutwika bose bamaganaga ubutegetsi bw'Ubugatolika. Ngubwo bwicanyi bwabaye ku idini muri ibi binyejana. Hishwe Dona Bruno, wari umuhanga mu bumenyi bw'ikirere, yafashwe nk'umuhakanyi w'itorero Gatolika atwikirwa ku giti. Impamvu yatwitswe ni uko yanze inyigisho ivuga ko isi ariyo sanzure, akemera yuko izuba ari ryo zingiro. Nyuma y'ibyo, Galileo yavumbuye ko isi izenguruka izuba, ariko nawe afatwa nk'umuhakanyi maze ahatwa kwihana nk'umuhakanyi. John of Arc washinze umujyi wa Orleans, wakijije Ubufaransa mu bibazo byinshi, yatwikiwe ku giti nk'umupfumu bikozwe na rwa rukiko ruhana abahakanyi. Imyaka yakomeje guhita, rwa rukiko rwafashije Papa kurenganya agahorana imbaraga, maze Kiliziya Gatolika ihabwa abitandukanije n'abo bahakanyi, irabivugana. Igihe umuntu yabaga ari umuhakanyi nahure n'inzira, icyambere nta burenganzira yabaga afite bwo kuburana. Kenshi na kenshi yarababazwaga ndetse bikarangira afunzwe ubuzima bwe bwose cyangwa agatwikwa. Urukiko rwa Inquisition rwari inkoramaraso n'igikorwa cy'abadayimoni mu mateka ya muntu. Rwayoborwaga n'abapapa ndetse bugakoreshwa mu myaka 500 mu kurinda ububasha bwabo. Kubw'inyandiko zabo, nta n'umwe mu bapapa bitwa abera bigeze basaba imbabazi. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Amateka agaragaza ko mu gihe cy'umwijima ndetse n'ubugorozi bwa mbere, miliyoni zirenga 50 zarishwe kugira ngo bongere gukungahara nka Kiliziya Gatolika. Yishe umubare mwinshi w'abantu, n'amateka atazibagirana. N'amateka atazibagirana yo kwita abicanyi intumwa z'amahoro. Bibiliya isobanura ubugome bwa Kiliziya Gatolika muri ubu buryo. Mbona uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahawe Yesu. Mubonye ndatangara. When I saw her, I was greatly astonished. Ni uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi
bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho ibihe n'igihe n'igice cy'igihe bizashirira. Itorero Gatolika ry'i Roma niryo Babuloni kandi yishe inzirakarengane zakurikiye Yesu. Amahano y'Itorero Gatolika yari yarahanuwe na Bibiliya agaragara neza mu mateka. mu nzu ndangamurage y'ibikoresho by'akarengane muri Sanimani no mu Burayi, ibikoresho by'iyicarubozo byakoreshwaga mu gihe cy'umwijima biracyagaragara. Ikigirwamana cy'umugore ukozwe mu cyuma ni kimwe mu byakoreshwaga mu iyicarubozo mu binyejana byo hagati. Cyari gipfutswe hose n'icyuma, n'imbere hari imisumari ingana na santimetero 8. Iyo umuntu bamukingiranagamo, umubiri wose winjirwagamo n'iyo misumari, nuko bikamuhina agapfa gake gake ariko avirirana. Ikindi gikoresho cyakoreshwaga nanone mu ishusho y'ikigurudumu banyongaga bihuta. Bazirikaga umuntu ku ruhande rw'ikigare nuko bagacunga basubizamo hejuru y'umuriro cyangwa hejuru y'imisumari, cyangwa se bagacengezamo amaboko n'amaguru ku kigare bakavunagura amagufwa bakoresheje ikintu cy'icyuma cyangwa inyundo, maze umuntu akanigwa gake gake agapfa ababara akikaraga ku kigurudumu. Urukiko rwakoreshaga ibikoresho by'akarengane bibabaza mu guhabwa igihano cyo kubabaza bikomeye. Igikoresho cy'iyicarubozo gifite ibyuma bityaye kugira ngo gishishimure umubiri w'umuntu. Icyuma cy'iyicarubozo gisongoye cya mpande 3 cyashyirwagaho abicwaga ku gasongero hejuru bagapfana umubabaro ukomeye. Igihe agasongero kabaga kinjira buhoro buhoro mu mubiri. Akenshi na kenshi inzirakarengane zajyanwaga n'abihaye Imana b'abapadiri, kabavanamo inzara bakoresheje pensi, bagatwika ibice bimwe by'umubiri, bagatobora intoki bakazihina. Epuri cyakoreshwaga mu kuzamura inzirakarengane maze ikarekurirwa hasi ikajanjagura amagufwa yayo. Umuntu yatwikwaga ku mugaragaro mu gihe amaboko n'amaguru yaziritswe. Intebe y'imisumari yarakoreshejwe mu guhana umuntu igatuma ava amaraso muri buri rugingo rw'umubiri w'umuntu. Igihe inzirakarengane yangaga inyigisho z'Itorero Gatolika, hari umutima wo kurengana. Bashyiraga vino yamaze gutabura mu kanwa cyangwa mu matwi, cyangwa se bagakuramo amaso kugeza aho igice cy'umubiri gishizeho. Kwicwa n'inkota no gutwika inzirakarengane ku karubanda. Abapadiri ba Kiliziya Gatolika bagakoresha gukandamiza no kubemeza inyigisho zabo, bakabafatiraho imisaraba mbere yabo. Akarengane ku batemera Kiliziya Gatolika byarakomeje, hicwa umubare munini w'abantu mu mwaka w'1209. Abantu 6,000 bishwe urubozo mu munsi umwe. Mu mwaka w'1211 abakristo 100,000 bishwe batwikiwe ku giti. Nubwo hari hishwe abagabo n'abandi bagore 500 bakingiraniwe ku irembo baratwikwa barapfa.
mu iyicarubozo ryo muri Orange mu mwaka w'1562 umusirikare w'umutaliyani woherejwe na Papa Pius wa kane yategetswe kwica abagabo n'abagore n'abana mu mwaka w'1572. ni iby'ukuri abantu 100,000 barishwe i Paris mu Bufaransa. niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, azarenganya abera bisumba byose. abera bazarekerwa mu maboko ye kugeza aho ibihe n'igihe n'igice cy'igihe bizashirira, nk'uko byari byarahanuwe ko azavuga ibyo kugomera isumba byose. azarenganya abera abanesha abarenga miliyoni 50 z'abantu bishwe iyicarubozo mu gihe cy'umwijima. ubwicanyi bukabije bw'itorero gatolika mu gihe cy'umwijima bwakomereje mu itsembatsemba ry'amoko byahitanye miliyoni 6 z'abayahudi, igihe gitangaje mu mateka ya muntu. guhera mu mwaka w'1933 kugeza mu mwaka w'1945 abayahudi miliyoni 6 harimo miliyoni 1 z'abana biciwe mu bihugu 15 byo mu Burayi nko muri Polonye, Uburusiya, Australia, Czechoslovakia, Hongria, Ubufaransa, Ububirigi, Luxembourg, Ubutaliyani, Ubuholandi, Norvege, Romania, Yugoslavia, Ubugiriki. imitungo yose y'abayahudi yarafashwe, abagore bashyirwaga ku karubanda bambaye ubusa, bicishwaga inzara, indwara zandura, gufungwa no kwicirwa mu ruhame. abayahudi barokotse bahuye n'iyicarubozo muri za gari ya moshi cyangwa mu nkambi zubatswe n'abanazi. amarembo y'inkambi z'abayahudi yari afunguwe, aribwo intambara y'isi yose ya kabiri yari isojwe. isi yari yarashegeshwe bikomeye. mu nkambi zabo hari imirambo y'abayahudi batigeze bahambwa barambaraye ku misozi. igihe Hitler yicaga miliyoni 6 z'abayahudi munsi y'amategeko yatangwaga n'itorero gatolika. itorero gatolika kandi ryashyize ahagaragara ko ryari rishyigikiye jenoside yakorwaga na Hitler igihe yicaga abayahudi. igihe jenoside y'abayahudi yafataga intera, Weissmendo, umwigisha w'umuyahudi, yoherereje urwandiko i Vatikani asaba ubufasha. yasabye imbabazi Papa ngo amufashe gukiza inzirakarengane z'abayahudi, by'umwihariko abana bato. miliyoni 1.5 z'abayahudi bishwe bari abana. ijwi rye ryumvikanye mu ijwi rirenga arira, ariko igisubizo yahawe n'ubupapa ntabwo cyari gituritse umutima gusa, ahubwo cyarimo no kuvusha amaraso. nta kintu na kimwe cyagereranywa n'amaraso y'inzirakarengane y'abana b'abayahudi. amaraso y'abayahudi ni icyaha, kandi abayahudi bagomba gupfa, kuko icyo ari cyo gihano cyabo ku bw'icyo cyaha. itorero gatolika ryari umwanzi w'abayahudi kubera ko bishe Kristo mu ijambo ry'Imana. ubu buryo bwa Kiliziya bwateye ubutwari Hitler wari umugatolika. This kind of attitude of the Catholic Church greatly affected Hitler
who was Catholic. ibisubizo ntibizaba intsinzi ku bukomunisiti cyangwa ubuseministi, ahubwo ni ugutsemba abayahudi mu burayi bwose. Hitler yari umugaturika by'ukuri. Impamvu Hitler yanze abayahudi byaturutse ku nyigisho z'amateka ya Kiliziya Gatolika. Bafataga abayahudi by'ukuri nk'abatagira imbabazi mu myaka y'116. Kubw'iyo mpamvu Hitler yari agiye gukora igikorwa giteye ubwoba, yohereza miliyoni 6 z'abayahudi muri Gehinomu nta kujijinganya. Mbere y'uko iyicarubozo ry'abayahudi ritangira, karidinali w'umugaturika yatangaje ubwicanyi ku mugaragaro, jenoside y'abayahudi. Itorero Gatolika ryakoze amahano ku nyokomuntu mu binyejana byinshi munsi y'iby'idini. Bakoze icyaha cyo kwica miliyoni 50 z'abakristo ndetse n'amarorerwa yo kwica miliyoni 6 z'abayahudi. Ibisigisigi by'iyicarubozo by'abayahudi biracyahari muri Autriche, mu nkambi yo muri Polonye. Amashusho y'abayahudi n'ibyababayeho aracyabitswe mu nkambi, yerekana uburyo abayahudi barenganyijwe bakicwa mu iyicarubozo. Ibi bihe byasigaye mu mateka y'isi, ariko amakosa ya Kiliziya Gatolika yibagiranye mu bitekerezo by'abantu gake gake. Igihe ikinyejana cya 21 cyatangiriye, ubupapa bwemeye ubwicanyi bwakozwe ku nyokomuntu mu myaka isaga 2000 ishize. Bemeye amakosa yabo n'intambara, kwanga abayahudi, n'urukiko ruhana abahakanyi ruharwa. Papa yavuze ko Kiliziya Gatolika yemeye gutanga ubumwe bushya hagati y'amadini binyuze mu kureba amakosa y'ahahise. Ariko mbese amakosa yose y'itorero Gatolika yababarirwa binyuze mu kwemera ubwicanyi bwakozwe ku kiremwamuntu ahashize? Ikindi kandi, dushingiye ku bwicanyi bwakozwe, itorero Gatolika ntiyakwihana. Ntibakwihana by'ukuri keretse niberura amakosa yabo bwite. Dushingiye ku buhamya mu mateka n'ubuhanuzi bwa Bibiliya, itorero Gatolika na organization yose ya Antikristo yarimbuye ukuri kwa Bibiliya mu maso y'abapagani binyuze mu kwemera imana nyinshi z'abapagani. Yihitiramo gusenga imyuka y'abadayimoni, baramya Satani kuko ntago ari imana baramya.
ntibigeze bababazwa n'ibyaha byabo byo kwica inzirakarengane zariho mu myaka 2000 y'ubukristo mu mateka. Kiliziya Gatolika iracyabikora na n'ubu. Rero kwemera ibyaha byabo byagaragaye kera mu mateka nta kwihananya kuri bashinzeho ni umutego w'umushibuka ku itorero Gatolika mu kwikuraho amakosa yabo. Bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo. Kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyaba igitangaza kugira ngo n'abakozi be bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka. Iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Mu mateka ya muntu, organizasiyo yishe abantu benshi ni iy'itorero Gatolika. None ubu Papa yitwa intumwa y'amahoro. Ni igikorwa cyo kwibagiza amateka. Impamvu Kiliziya Gatolika iteja akaga kuruta andi madini nuko ibi byose bikorwa mu izina rya Kristo. Ni mu gihe itorero Gatolika ubu igaragara nk'ituje ndetse yihishe cyane. Mu bijyanye no kugabanuka kw'amatorero ariko byimbitse byari bifite isanyo n'ubusambanyi, hagafungwa amatorero mu myaka 10 nta wamenya ibyabaye. Umupadiri umwe yagize ati, murabizi 50% by'abapadiri binjira mu gipadiri baganiriye nawe. Ibi ni ibihamya by'ukuri bigaragaza ko Babuloni ikomeye iguye kandi iri gucirwa urubanza n'ijuru nk'uko byahanuwe muri Bibiliya. Iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose y'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Mu witure ibihwanye n'ibyo wabagiriye, kandi muwusagirizeho kabiri ibikwiriye ibyo wakoze. Kandi uzatwikwa ukongoke kuko Umwami Imana iwuciriyeho iteka ari iy'imbaraga. Igice cya 13 cy'Ibyahishuwe ndetse n'50 ibanza igice cya 14 y'Ibyahishuwe bigaragaza uruhererekane rufatanye nk'umurunga w'amateka yahashize. Ibiriho n'ibihe bizaza birakomeza ukagera ku gucungurwa kuzuye kw'abantu 144,000 igihe bazahagarara ku musozi wa Siyoni bari kumwe n'umwana w'intama. None ni iki turi kubona muri aya magambo? Ubwo rero noneho umurongo wa 6 w'igice cya 14, ubutumwa bukubiye muri iki gice cya 14 butangiza ubutumwa bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Noneho umurongo wa 6 w'igice cya 14 utangiza ubutumwa bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi ugatangiza urundi ruhererekane rw'ibihe byerekeranye n'ubutumwa bukurikirana bwagombaga kugenda bubwirizwa abantu b'Imana kugeza igihe umuzabibu w'isi uzajugunywa mu muvure w'umujinya ukaze w'Imana. Abariho mu gihe cy'isozwa ry'ubuhanuzi buvugwa mu gice cya 13 n'igice cya 14 bashobora kubona ko ubwo buhanuzi bwiganza mu murongo wa 5 n'uwa 6 w'igice cya 14. Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 8 haravuga ngo,
abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe yereka kuramwa kw'isi. Uyu ni umurongo wo kwitabwaho kuko niho zingiro ry'intsinzi ku bana b'Imana. Muri iri somo habonekamo ingingo nyinshi zirebana n'igikorwa cy'inyamaswa. Iya mbere ivuga ku kintu kireba isi yose, abari mu isi bose. Nta hantu na hamwe ho ku isi ibikorwa by'inyamaswa bitazagera. Iya kabiri, uburyo bwo kuramya bugomba kuba ikintu giharanirwa cyane n'inyamaswa. Abatuye isi bose bagomba kwigabanyamo imigabane bitewe n'ikibazo gishingiye ku kuramya. Iya gatatu, ab'amazina yabo azaba atanditswe mu gitabo cy'ubugingo bazaramya inyamaswa. Ni ukuvuga ko ab'amazina yabo azaba yanditswe muri icyo gitabo nibo batazayiramya. Ibyahishuwe igice cya 17 umurongo wa 8 haravuga ngo, iyo nyamaswa ubonye yahozeho nyamara ntikiriho, kandi igiye kuzamuka ivi kuzimu ijye kurimbuka. Abari mu isi amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi bazatangara babonye iyo nyamaswa yahozeho ikaba itakiriho kandi ikazongera kubaho. Iyi mirongo irakomeye cyane, yaba Ibyahishuwe 13 umurongo wa 8, yaba Ibyahishuwe igice cya 17 umurongo wa 8. Mu ntambara ikomeye kuri paje ya 394 haravuga ngo, idini baba barimo iyo ariyo yose abayoborwa n'ubushake bwabo mu bintu by'idini kuruta kugendera ku mategeko y'Imana baba bakorera isi. Mu Kuva igice cya 32 umurongo wa 32 haravuga ngo, ariko wakwemera kubabarira icyaha cyabo byaba byiza, ariko nutabyemera mpanagura unkure mu gitabo cyawe wanditse. Daniel igice cya 12 umurongo wa 1 haravuga ngo, maze icyo gihe Mikayeli wa mutwaro ukomeye ujya uhagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 3 haravuga ngo, kandi nawe uwo dufatanyije uwo murimo by'ukuri ndakwinginze ujye ufasha abo bagore kuko bakoranaga nanjye bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza, bona Kirimeni n'abandi bafatanyaga nanjye, amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ruko igice cya 10 umurongo wa 20 haravuga ngo, ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Ibyahishuwe 20 umurongo wa 15 haravuga ngo, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Ibyahishuwe 21 umurongo wa 27, muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya, keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Hano turabona ikintu gishimishije cyane, umuzingo w'igitabo wanditswe amazina y'abatorewe ubugingo buhoraho. Ese nyuma yuko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo haba hari akaga ko kuba yakwandukurwamo? Yego, karahari rwose. Kabaye nta gahari iyi miburo ntiyajyaga gutangwa, ndetse na Pawulo ubwe yagiraga ubwoba bw'uko nawe ashobora kuboneka ko atemewe, nk'uko tubisoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 27. Ikintu rukumbi cyatuma amazina yacu aguma mu gitabo cy'ubugingo ni uko twaba banesha kugeza ku mperuka. Ariko ikibabaje, ntabwo abantu bose bazanesha. Amazina ya bamwe azahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo, ariko kubanesha Yesu yararahiye ati, sinzahanagura amazina yabo. Nanone bisobanura ko nta kabuza azahanagura izina rya buri wese utabonetse muri cya gitabo cy'abanesheje. Igihe nk'icyo ni nacyo Petero yavugaga ubwo yavugaga ati, nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko izituruka ku Mwami Imana. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 3 umurongo wa 19. Mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 5 handitse ngo, unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina ry'imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Iri somo rirakomeye cyane,
kuko ntabwo ibi bintu bizakorwa ari uko Yesu Kristo yahagurutse ahera cyane, ahubwo biri gukorwa uyu munsi. Amazina amwe aremerwa ndagahakanwa. Kubwira unesha ko izina rye ritazahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo, nanone ni ukumubwira ko ibyaha bye bizahanagurwa mu gitabo cyo mu ijuru, aho byanditswe kugira ngo bitazibuka ukundi. Abaheburayo 8:12. Ni ukuvuga ko ibyaha bye bizakurwa mu bitabo byo mu ijuru by'iteka ryose, kandi amazina ye akomerezwe mu gitabo cy'ubugingo iteka ryose. Mbega ukuntu ari iby'igikundiro kandi biteye ubwuzu kumva kubu dushobora kubabarirwa igihe twihannye ibyaha n'ibicumuro byacu, kandi nyuma yo kwihana nidukomeza kuba indahemuka kuri Kristo, ibyaha byacu bizahanagurwa burundu imbere y'uko Kristo asoza umurimo we w'ubutambyi akorera ahera cyane ho mu buturo bwera bwo mu ijuru. Mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami kuri paji ya 298 haravuga ngo urugamba ruhora ruhinaniye ku muntu wese wacunguwe agakurwa mu butware bw'ikibi, kandi izina rye rikaba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Ntabwo umuntu wakiriwe mu muryango w'Imana abura gutera umwanzi kumurwanya akomeje, ariko wari ibyiringiro bya Isiraheli mu gihe cya Yosuwa, akababera umurinzi, akabatsindishiriza kandi akabacungura, niwe byiringiro by'itorero muri iki gihe. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Binyuze mu buntu butangwa na Kristo, ashobora gushobozwa kunesha. Kwitwa umuntu unesha bisobanura ibirenze ibyo abantu benshi batekereza. Mwuka w'Imana azasubiza gutaka k'umutima wose wihannye, kuko kwihana ari impano y'Imana. Ni igihamya cy'uko Kristo arimo kwireherezaho umuntu. Ntidushobora kwihana ibyaha tudafite Kristo, nk'uko tudashobora kubabarirwa nta Kristo. Nyamara umuntu akwiriye kwicisha bugufi we n'irari rye n'ubwibone bwe, agasanga Yesu atagize undi anyuraho, akizera kandi akiringira ko azamuha ibyo akeneye byose. Ntihakagire n'umwe utekereza ko umuntu afite uruhare ruto cyangwa se ko ntarwo mu murimo ukomeye wo kunesha, kuko Imana ntakikorera umuntu udafatanyije nayo. Kandi ntukavuge ko nurangiza gukora ibyo ushoboye aribwo Yesu azagufasha. Kristo aravuga ati, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Muri Yohana 15:5. Kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma, umuntu agomba gufatanya n'Imana. Niba Mwuka Wera adakorera mu mutima w'umuntu, kuri buri ntambwe tuzasitara kandi tugwe. Imihati y'umuntu yonyine ntacyo iricyo kandi ntakimaze. Nyamara gufatanya na Kristo bisobanuye kunesha. Ku bwacu twenyine nta mbaraga dufite zo kwihana icyaha, keretse gusa twemereye ubufasha mvajuru gukorera mu mitima yacu. Naho ubundi ntidushobora gutera intambwe n'imwe dusanga umukiza. Yesu aravuga ati, ni jye Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo. Mu gakiza ka buri muntu wese azakabona bishingiye kuri Yesu Kristo. Mu ntambara ikomeye kuri paji ya 418 haravuga ngo tugeze mu gihe cy'umunsi ukomeye w'impongano. Mu gihe cy'imihango y'impongano, ubwo umutambyi mukuru yahongereraga ubwoko bwa Isiraheli, umuntu wese yihanaga ibyaha yakoze akicisha bugufi imbere y'Umwami Imana. Yaba atabikoze agacibwa mu bwoko bwe. Niko bimeze no muri iki gihe. Abashaka ko amazina yabo adahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo, guhera ubu mu minsi mike dusigaranye y'igihe cy'imbabazi, akwiriye kwibabariza imbere y'Imana kubw'ibyaha yakoze, akihana bikuye ku mutima. Abantu bakwiriye gusuzuma imitima yabo cyane. Mbega amagambo meza cyane akomeye, atugaragariza neza yuko buri muntu uwo ari we wese akwiriye guhirimbanira kwandikisha izina rye mu gitabo cy'ubugingo. Ibi rero mugomba kubizirikana, kuko hari igihe hazabwirizwa ikibwirizwa giheruka, kandi hari igihe hazaririmbwa indirimbo iheruka. Ukwiriye kumva iyi miburo, kuko hari igihe wazifuza kumva abayivuga batagihari. Imuhira baradushaka kandi twahawe integuza. Icumbi rirashaje kandi isi yatangiye gucumba, irerekana ko igiye gushya rwose. None ninde wamenya ibigiye kuba? Buri muntu wari we wese azirikane ko ikwandikwa mu gitabo cy'ubugingo abikeneye kandi bikitwa none, kuko Yesu Kristo ateze ibiganza. Kandi umuntu wese uzanesha ubu butware bw'inyamaswa bizaba bishingiye ko ari umuturage w'ijuru
mu yandi magambo kuko izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo nk'aho uwo muntu atari uw'isi ahubwo ari uw'ijuru. Mbega ukuntu dukwiriye kwifuza uwo mwiteguro! Mbega ukuntu buri muntu uwo ari wese akwiriye kuzirikana uyu muburo! Mwifurije ko izina ryawe ryakwandikwa mu gitabo cy'ubugingo bikitwa none, kandi nanone nkwifurije nawe ko izina ryawe ryakomerezwa mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu. We have nothing to fear for the future unless we forget the way the Lord has led us and his teaching in our past history.